uru rugendo Yezu tujye gukorera ahangaha kuri buri munsi tugusanga udufashe tugire amahoro tukubone ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure Yezu arahari. Reka tugendane na Yezu kuri wa gatatu w'icyumweru cya mbere cya Pasika tariki 20 Mata 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Umunsi umwe saa 9 aricyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Hakaba umuntu wavunitse ari ikirema, buri munsi bakamuzana imbere y'umuryango w'ingoro witwa uw'uburanga kugira ngo asabe imfashanyo abinjiraga mu ngoro bose. Ngo abone Petero na Yohani bagiye kwinjira mu ngoro abasaba imfashanyo, nuko Petero ari hamwe na Yohani aramwitegereza maze aramubwira ati, ngaho turebe. Uwo muntu agumye kubahanga amaso kuko yari ategereje ko hari icyo bari bumuhe. Petero aramubwira ati, ari zahabu ari na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Mu izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Nuko amufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa. Ako kanya ibirenge bye n'utugombambari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu ngoro, agenda asimbuka kandi asingiza Imana. Nuko rubanda rwose ngo bamubone agenda kandi asingiza Imana baramumenya. Koko yari wa wundi yajyaga asabiriza yicaye imbere y'umuryango w'uburanga w'ingoro. Nuko abantu barumirwa batangazwa n'ibimubayeho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 105. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho, nimushimire Uhoraho mwambaza izina rye, nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga, nimumuririmbire mumucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze, nimwishimire izina rye ritagatifu, nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho, nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashaka uruhanga rwe ubudahwema, mwebwe inkomoko ya Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be. Niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiye amasekuruza 1000 ryasezerano yagiranye na Aburahamu, akarisubiriramo Izaki mu ndahiro. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 24 umurongo wa 13 kugeza ku 35. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajya mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ugarabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo yari ameze nk'abahumye ntibamumenya. Yezu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Baherako barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Cleophas aramubaza ati, ni wowe wenyine u Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware bahereza bitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye uwa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika babonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari bavuze, ariko ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati, mwabibura bwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yezu asa n'uwikomereza urugendo, ariko baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati ashimira Imana, arawumanyura arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira ati arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibineza neza igihe tuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka
basubira i Yerusalemu. Bahasanga aba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero batekerereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. N'uburyo bamumenye amanyura umugati. Bakristo bavandimwe, Yezu ni muzima mu buzima bwacu. Tujye kuzirikana uburyo Yezu ashobora kudutungura ku rugendo twe twari twiteze nk'ibintu materiel bifatika, ibitekerezo byacu biri na kure. Yezu akaza agakoresha uburyo bworoheje akadutungura, akadukiza, agakorana natwe urugendo. Reka muri aka kanya gato tubanze dukore umwitozo w'urugendo, tujye muri iri shuri dukore kuri umwitozo w'urugendo. Umunsi umwe mwarimu yari imbere y'abanyeshuri wamaze kumva itangazo kuri radio, nuko afata ijambo agiye gusangiza nyine abanyeshuri be amakuru yumvise kubaza urugendo ruva i Cyangugu rugana nk'i Kigali. Nuko mwarimu ngo arababwira ati ngo mu kanya gashize imodoka yari ivuye i Cyangugu igiye mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe inyuze ku Kibuye, ngo yari ifite plaque RC 120 n'ibindi. Ngo yari yuzuye abagenzi benshi bari bakoze nyine urugendo nyobokamana bagiye mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, bishoboke ko ari mu isengesho ryo gusabira abarwayi. Ngo umushoferi wayo yari ari kwihuta cyane, nuko mwarimu agejeje aho ngaho abanyeshuri batangira kurira kuko muri iyo modoka bibutse ko harimo n'ababyeyi babo. Nuko mwarimu arakomeza ati, iyi modoka rero byagezeho kubera umuvuduko mwinshi ibura frein, babana neza bipfuka mu maso bati, ababyeyi bacu we. Nuko mwarimu arakomeza ati, cyakora shoferi yaje kongera kubona frein, ariko ageze kuri dawe uri mu ijuru aho nyine baca mbere yuko bagera ku Kibuye. Abahazi iri kona ryari ribi cyane muri icyo gihe. Nuko umushoferi agiye gukata iryo kona biramunanira, imodoka imusubirana inyuma. Noneho babana barushaho kuboroga cyane bategereje nyine inkuru mbi, bati ababyeyi bacu we barashize. Nuko mwarimu arakomeza, shoferi rero yaje kuzamuka amaze gukata iryo korosi acakera n'indi modoka nayo yari iri kwiruka cyane. Nuko abana bahita barambarara hasi kuko ababyeyi babo ngo babashiriye muri iyo mpanuka nyine. Nuko mwarimu arakomeza ati, bamaze kubisikana iyo modoka yari igiye mu Ruhango nyine itwaye abagenzi. Babana bipfuka amatwi biteguye ko uwo munsi batongera kwiga kuko nyine bagiye gushyingura ababyeyi babo n'amarira menshi. Nuko mwarimu bwa nyuma arababwira ati, byaje kurangira rero iyo modoka abagenzi bose bagezeyo amahoro. Muri ako kanya ndakubwiza ukuri, abana barahaguruka n'igitaraganya bamera nk'abasaze neza, barabyina barishima kuko nyine ababyeyi babo bagezeyo amahoro. Bakristo bavandimwe, ngira ishuri rya surprise, gutungurwa. Uko niko Yezu wazutse ku rugendo nawe aza atungura abana be, akababonekera, akazanzamura abana be bari batangiye kuyoba bisubiriye mu byabo. Nuko akagenda basimbutse inzobo akabakura mu rupfu akabaha ubuzima. Nugera n'igihe uzi ko birangiye, upfuye birangiye, kwisubirira iwabo, imodoka igasubira inyuma, uzi neza ko mukoze impanuka, Yezu akagera cyakabageze hafi, nanjye akagerayo amahoro ku rugendo rwanjye, ukageraho n'ibyishimo. Aha mu gutungurwa, aya masomo umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye aratugezaho ibimenyetso bitatu by'ingenzi Yezu yajemo atunguranye. Ni mu isengesho, izina rye ndetse no gusangira. Ikimenyetso cya mbere, isengesho rya rusange, la prière communautaire. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, saa 9 aricyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Amen. Gukora urugendo ngiye kureba Imana, ngiye mu ngoro y'Imana. Bavandimwe, isaha ya saa 9 kubera amateka yagize mu icungurwa ryacu, Yezu yapfuye ku isaha ya saa 9. Iyo saha yatubereye abatuye isi isaha y'impuhwe z'Imana, isaha ntagatifu, isaha Imana yagaragajeho urukundo rwayo, kudukunda kugeza ku ndunduro, amare ad unguem, aimer jusqu'aux ongles. N'intumwa rero zakomeje iyo tradition nziza, iyo ngengabihe yo gusenga kuri iyo saha, ndetse natwe kugeza na n'ubu abiyambaza impuhwe z'Imana. Aha kuri iyo saha ya saa 9, ni koko iyo saha ya saa 9 ibamo nyine inema z'Imana, imigisha. Imana igoboka abantu ku buryo bw'agatangaza, ikabagirira impuhwe, ikabakiza. Yezu rero ajya atungura abantu baje kumurangamira nyine kuri iyi saha, akabakiza indwara nyinshi kuri roho ndetse no ku mubiri. Ariko bakristo bavandimwe,
ntiduherere mu masaha yo kubara ngo 1 kugeza ku 9 gusa, ntitwibeshye ngo tujye tugaruka gusa ku isaha ya 9 kuri uyu mubare wa 9 gusa ngo bariho dusenga gusa. Aha no gusenga buri munsi igihe cyose, kuko Imana ntabwo ibara nkatwe abantu. Buri gihe Imana ibiri gukora, buri saha, buri munota Imana irakora, Imana irakiza. Ntabwo ari saa 9 gusa, ahubwo n'igihe cyose. Nuko rero buri rugendo rwose ukoze ujye wiragiza Imana. Haburya haba huzuyemo impuhwe z'Imana muri buri rugendo. Iyo ugiye mu Ruhango, iyo ugiye Kibeho, iyo ugiye Fatima, iyo ugiye na Mugongo, n'ahandi hose ugiye mu rugendo nyobokamana, ndetse n'igihe ugiye mu bucuruzi, n'ahandi hose ugiye gushaka umugati, hari ubwo bigera neza ukabona byarangiye, mukamwakora n'impanuka cyangwa ahura n'ibindi byago by'amoko menshi. Neza wumva ugiye gupfa, wajya kumva Yesu arahari, ukumva ko ababyeyi bagezeho amahoro. Gerayo amahoro. Ngewe ndundura rwa rukundo rwa Yesu ku musaraba. Iyo nagendanye na Yesu Nyirimpuhwe, ngerayo amahoro, ndakira. Ikimenyetso cya kabiri, izina rya Yesu. Yesu Mukiza. Mu gihe iki kirema cyari giteje ubufasha ngo twabyumvise mu isomo rya mbere, ubufasha bw'agatangaza bw'amafaranga afatika n'ibindi bifatika byinshi byamuhaza ku mubiri, none haratunguwe. Nibwo Petero agize ati, ari zahabu ari feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye, mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Amen. Nuko uwari kirema arakira, yumvikane ko atongeye gusubira gusabiriza, kuko yaramaze nyine kubona amaboko ndetse n'amaguru yo gukora no kugenda, ndetse akamvuga igira iti, aho guha umuntu ifi azarya umunsi umwe, ejo akazongera kugaruka agusabiriza cyangwa akajya gusabiriza ahandi, ikiruta wamwigisha uko bayiroba, bityo icyo gihe ukamutunza iminsi yose, aho kongera gutega amaboko asabiriza, azajya akoresha ayo maboko ajya kuyirobera, yikorere ndetse akorere n'abandi. Mbega byiza bakristo bavandimwe, ntawe utabona ukuntu Yesu agira neza, ntawe utabona ukuntu Yesu atunguranye mu kwambaza izina rye, kugeza nubwo Yesu atanze icyo batari biteze kandi cy'ingirakamaro. Izina rya Yesu, izina rikiza, izina rihumuriza, izina rifite ububasha. Nakabimenye se bakristo bavandimwe, nguko gusengera hamwe no gutabaza izina rya Yesu wowe ubwawe. Prière personnelle et prière communautaire. Aho mbi Yesu aradutungura, agadukorera ibitangaza tutari twiteze, iwanjye ndetse no mu bavandimwe banjye. Igihe twiyemeje gukorana urugendo na Yesu, tugakorana urugendo n'abandi, tugiye gusenga, tugiye mu misa, tukaba twanyura kuri Dawe uri mu ijuru, ahantu hakanganye, tukanyura ahantu habi mu mikokwe, ariko iyo turi kumwe na Yesu nta kabuza dushyikayo amahoro. Urugendo rwacu rugenda neza. Iyo nagiye mu by'Imana, n'Imana nirejye mu byanjye, isigara mu byanjye, igasigara insigasira. Naho rukomeye, Imana irankomeza. Urugendo rwanjye njya nibuka gutabaza Yesu ngo tujyane, nkaba navuga ndakuramutsa Mariya. Iyo ngeze kuri Dawe uri mu ijuru, iyo ngeze kuri Burembe, iyo ngeze imbere y'isakramento y'Ukaristiya, ese nemera ko Yesu arimo wese? Yesu arahari, ndamureba nawe akandeba. Yesu arahari. Ikimenyetso cya gatatu, Yesu yatunguye abigishwa ba Emawusi bisangira, dans la communion, dans le partage du pain. Igihe bari ku rugendo barimo bavuga ku izuka rya Yesu, nuko Yesu arabegera, bakorana urugendo abaganiriza, abigisha. Kubera ibyishimo byinshi baramwinginga bati, gumana natwe Nyagasani burije. Amen. Kwibuka kubwira Yesu ngo agumane nanjye. Igihe rero Yesu yari ku meza nabo basangira, afata umugati ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza, nuko amaso yabo arahumuka, noneho ngo baramumenya. Amen. Bakristo bavandimwe, Cleophas ndetse n'umwigishwa utavuzwe izina, wakwishyiramo nanjye nkishyiramo, izina ryawe n'iryanjye, tuba turi ku rugendo na Yesu. Urugendo hamwe na Yesu rurashushanya misa ntagatifu, aho Yesu abanza kuduhugura mu byanditswe bitagatifu ku ijambo rye, hanyuma akaza kuduha umubiri we n'amaraso ye, ifunguro ridutunga. Uru rugendo twarugenya na misa igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi: guhimbaza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya. Anarwo rugendo nyine rw'abigishwa nanone hamwe na Yesu. Yesu wazutse adusigira ibyishimo birenze igihe twakoranye nawe urugendo, tuganira nawe, tugasangira nawe. Kwibuka gusura Yesu, nkaganira na Yesu, ni kanganya telefona Yesu. Wasaga nyirirwa telefona abandi, ariko nkabura akanya ko gutelefona Yesu, gukorana urugendo na Yesu,
kumuhamagara nkamutumira iwanjye, ngwino dusangire, gumana natwe Nyagasani, mu rugo rwanjye, mu rugo rwacu, mu mutima wanjye. Bakristo bavandimwe, Yezu ntama kudutungura buri munsi, aduha ibimenyetso byinshi ku rugendo rwacu bidufasha kumwegera, kumumenya, gusangira nawe. Ariko ni kangahe twebwe tumushakira gusa mumva ngo wapfuye kandi Yezu ari muzima mu buzima bwacu, tukamushakira mu bishashagirana gusa, ibitangaza bikomeye, ngo Yezu natadukora ibitangaza bikomeye ngo ntituza kumwemera, tukajya kumushakira mu mana zivuga. Hari inkuru ibabaje y'umugore ngo wigeze guheka umwana mu mugongo, bamurangiye imana zivuga ngo mu rutare, ngo no mu butayu, ngo nuko nawe aza kujya kuyireba iyo mana ivuga. Agezeyo koko mwumva uko byagenze, mu imvura y'amahinduragwa bikomeye cyane, wa mugore ngo yanga kuva mu rutare, bigeze aho isuri iramutwara we n'umwana. Babyeyi, ingendo nyobokamana zacu ni nziza pe. N'umukristo yubashye yakagombye byibuze gukora urugendo nyobokamana rimwe mu mwaka, ajya gushimira Imana ibyiza Imana yamukoreye. Ariko ndakubwiza ukuri no kwitonda, hari igihe shitani yihishe inyuma y'izi ngendo, aho guhinduka ingendo z'ukwemera zigahinduka ingendo z'ubuhakanyi, aho shitani nyine dufatiranya mu cyayenge, ngakora urugendo nyobokamana gusa, ngiye gushaka imana zivuga ibitangaza bihambaye, ngo nkire ku mubiri, ngiye kugondoza Yezu, ngo heza mpereze ibimenyetso ansubize. Bakristo ubwo n'ubuhakanyi mu cyayenge. Ntidugakabye twinja Imana, Imana nitankorera ibi n'ibi ngibi ngo sinzemera ko ari Imana. Anya, Yezu arakiza ku mubiri ndetse no kuri roho, ariko bikansaba ukwemera. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney, umurinzi w'abapadiri, ahamya neza agaciro ka misa, nka Yezu wongera kwitanga buri munsi, Yezu yongera gukiza muri buri misa. Buri misa Yezu arakiza kuri roho ndetse no ku mubiri. Adusaba rero guhimbaza misa dushishikaye kandi dushyizeho umutima, ubwo Yohani Mariya Vianney agira ati, ibikorwa byose bibera ku isi ubishyize hamwe ntibyahana n'igitambo cy'Ukaristiya, kuko ibyo bikorwa n'iby'abantu, naho igitambo cy'Ukaristiya ni igikorwa cy'Imana. Amen. Ako kantu babyeyi, misa ni igikorwa cy'Imana. Yaba nazirikana agaciro ka misa ko ari igikorwa cy'Imana, sinazongera gukerererwa, sinazongera kwisiba. Navugaga cyane misa yo ku cyumweru, sinazongera kuyihimbaza nabi, nsa nabi, nivugiraga gusa nabi ku mutima. Yaba twafataga misa nk'urugendo nyobokamana, byibuze aho nari kuba nizeye ko ndi kumwe na Yezu kuri urwo rugendo. Urwo rugendo ngirinda gusakuza, ngirinda guharanira inyungu zifatika gusa naza kubonamo, ahubwo ngaharanira nyine za nema z'Imana, imigisha y'Imana. Dore ko Yezu nanone icyo tujya twibagirwa, Yezu akiza ku bushake bwe, ntabwo ari ku bwanjye, ntabwo ari igitugu cyangwa igitutu cyanjye, ahubwo ku bushake bwe. Ni Yezu nyine nyir'impuhwe. Misa nk'urugendo nyobokamana, misa nkaho nshobora guhamagara Yezu, misa nkaho nshobora kujya gushakisha Yezu nyir'impuhwe, ngasangira nawe. Yezu akanyigisha, ngasangira nawe. Gusangira na Yezu nyir'impuhwe, gusangira urugendo na Yezu nyir'impuhwe, nkagendana na Yezu nyir'impuhwe. Icyo gihe misa sinakongera kuyifata nk'igitaramo, nk'urugendo gusa nsabwa gukora, nk'ugiye gushakashaka imana zivuga, nka konseri, ahubwo nko guhura na Yezu ngo akize. Ese njyewe ntibereye misa nyumva nte? Nsohoka nte mu misa natunguwe neza cyangwa nabi? Ese iyo nagiye mu misa ndahampumura ubu Yezu, ndaha nahumurijwe nk'abana bahumurizwa na mwarimu mu isozwa ry'iri tangazo ko ababyeyi babo bashyitse amahoro, nkayisoza koko nishimye, nkamera nk'abigishwa ba Emawusi bagatangara bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibineza igihe tuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Amen. Yezu Kristo wazutse, duhe natwe kwakirira ibyishimo byawe muri bagenzi bacu, aho dusengera, abo dusengana nabo, mu rugendo dukora, inama dukora, imirimo dukora, ibyo dukoze byose be mu izina ryawe, ibyo tuvuze byose be mu izina ryawe, ibyo dutekereje byose be mu izina ryawe, tujyane nawe buri munsi, tubane nawe buri munsi, Yezu nyir'impuhwe. Amen. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.